Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bakangura ubwonko TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha idasanzwe. Tugeze muri kakanya gakundwa na benshi, aho tugiye kurebera hano na Evelyne. Niba rero nawe ushaka ko twaza gusobanurira iryawe nk'uko iringiri tugiye gusobanura, ryasabwe n'umukunzi wacu, banguka turi gusobanurire cyangwa utwandikire muri comment, ubundi bintu bigende neza. Evelyne nabaga bisobanuye ubuzima cyangwa isoko y'ubuzima mu gihe burayo bisobanuye ikizima, rikaba rifite n'ubundi nkomoko mu gihe burayo. Evelyne hesha ndetse arikunda cyane kandi agakunda amafaranga cyane. Evelyne ni umuntu udakunda abantu bamubeshya, iyo umubeshye ahita gutakariza icyizere. Ni umunyabwenge, arebera ibintu byose mu mpande zitandukanye. Ba Evelyne kandi iyo bakuze bakunda kuba abacuruzi. Uramutse wifuje izina twazakugezaho ubutaha, nawe watwandikira muri comment, ubundi ibintu bikagenda fresh. Reka rero tubona n'ubutaha. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Bye bye.